mu bo yabonye kuko nawe niyo mpamvu nyine niswe bicahaga nuko na mama yari yaryamishijwe ngo yicwe hanyuma umwe muri bo akavuga ngo uyu ni umugore mu mureke hanyuma ubwo nyine akarokoka gutyo bityo nanjye nkarokoka kuko nari urubuto muri iyo munda ya mama wanjye iwacu nababwiye ko njyewe mu muryango wanjye hapfemo abantu 33 muri abo 33 rero bose bishwe n'inkotanyi muri 1994 bwo bapfuye umwana mukuru w'imfura witwa Asia namuhambye muri stade Amahoro niho narindi niho namuhambye iyi stade Amahoro yitubona iriya mubona yinjira mu rugo aza kwita umugore we mama yari atwite inda ya mushiki wanjye witwa Mukamurara yari hafi kuvuga ko nta kwezi kwashize ngo ivuke noneho aje gukiza areka gukubita umugore we ajya gukubita mama amushyira hasi akajya mukubita donc umugeri mu nda gutya kubera ko ari yabakuze ntago yihamije neza donc ubwo yakubitagaho nyine bigatirimuka kubera amubone nikigiye kure ngo akubite donc bigatirimuka umusirikare w'umwajida chef witwaga Ngirukwayo donc wicaga abatutsi nyine nibwo uwo mukuru wanjye kwa Karambizi yagiye kumubwira ngo donc bahanyura icyo gihe badahari bayiriyo ngiyo ngo yaro ngo ahangaha bari hehe nibwo yavuze ngo umudamu wahangaha ngo ni mama wacu ngo ni umututsi kazi ngo yakurikiye ngo umuhungu we ngo w'umututsi urabyumva noneho ubwo ngubwo mbaje kugaruka nyine mama nawe kuticwa byatewe nuko yari yararongowe n'umuhutu yarabanye neza n'abahutu baho ngaho nabo n'abasirikare muri sergeant major undi ni caporal noneho turaganira noneho mbabwira nyine n'amakuru y'inkotanyi yaho zigeze zitwirukankana noneho ubugira ukwayo ntago yemeye ko namukora mu ntoki yahise ambwira ngo aba bantu ngo nimbabwiye ngo ntabashaka aho ngaho ngo nibasubire iyo bavuye nanjye ndabwira ntigira ukwayo ntago navuze gira ukwayo navuze ajda chef aba bantu bavuye hariya bahunga inkotanyi zirimo kubarasa none uragira ngo abasubire bazibice kwicigwa abavyeyi imiryango abagukikuje ukabona ingene bapfa ariko twahera 1994 habaye genocide 1994 mu mpera genocide irahera ariko abiswe ko bakoze genocide so bafashe igihugu mu nyuma inkotanyi zaje zifata igihugu mu nyuma nawe uramara urafungwa muri ivyo bihe byose ubuzima bwose wabayemwo ibintu byose bibabaje wabayemwo uno munsi ni ryari vyageze aho utangura kwitwa intera hamwe amakandi uno munsi uza guhunga abantu bose bafatwaga muri icyo gihe bagombaga kwibeshyera ko bisha abantu kugira ngo bagombaga kwibeshyera ko bisha abantu kugira ngo bibabeho kuko umuntu wapfaga kubera ko yisha abantu ni umuntu wenda yabaga yafashwe n'abantu batuye muri ako gace koko abantu bo barapfuye koko bafite umujinya bakabikora mu buryo bwo kwihorera ariko wafatwaga n'inkotanyi zidafite aho zihuriye n'abantu bo muri ako gace kanyu urumva ukababwira ko wishe abantu 100 baraguhembaga barakugaburiraga neza batora umugabo kuko washikanye umugambi bo bari bashaka donc tutigeze tubamenase ahantu ubundi twumvaga imirongo ivuga tukumva urumva umuntu rimwe gusa ngo ubwo babaga bagize gute bamukubise ikintu urabyumva ubwo habaga abandi nyine bafunzwe hirya no hino donc ngo ngeze muri gereza nibwo naje kubona amakuru urumva none mbona bo baziritse bo babyimbye ibi ngibi donc ibyo byarabyimbye donc bose bagiye bambwe kugira ngo bature kure twagomba kuba twemeye ko bitwisha abantu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muri home
Tomeni zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sandagwikazi wese uri kari uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya simguvi yabara ndavuga Martin Nabi Saudite abe Dubai Canada Australia mu Swiss n'ahandi hose muge mwese ndabaha ikaze ukiri mushashe kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira tukomeze kubaka umuryango munini. Yes uyu munsi turi kumwe n'umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda mu bitandukanye mu majambo menshi yagiye yaravuga ndetse n'inahe zidasanzwe. Yes yitwa Abdallah Bicahaga beshi muramuzi n'umunyarwanda ariko w'impunzi mu gihugu cy'u Burundi. Turagwaye ikaze bugira kandi murakoze cyane umeze neza. Reka shimire abakurikira iyi canal. Shimire namwe kandi mukomeje kumpamagara kubera urukundo mubona abakurikira kandi y'abafite kuganira mbaha. Nkaba rero niteguye kugumeza kuganira namwe neza kandi nkaba bumenyi mfite nzabaha nkuko bikwiye. Ego. Yes, hari abantu bashobora dukurikirana, hari benshi biga ariko hari n'abandi benshi bakritika bavuga ibitajanye ku bintu wagiye uravuga. Ariko no munsi yiye guca no munsi turaza kuyaga ku bantu bakekeranya canke batazi Abdallah Bicahaga. Bega Bicahaga ninde? Yakuze gute? Yakuriye mu bihe bimeze gute? Uno munsi nabonye ama commentaire menshi cyane y'abantu bamwita intera hamwe. Ko nacengira ikibazo ati mbega intera hamwe niki? Intera hamwe ninde? Bega intera hamwe ziba mu Burundi. Bimeze gute? Turagwaye kazi bugira kandi mu kiyago ciyago uno munsi kugira byo kubaganiriza. Urakoze cyane ku materi nzibona. Yego. Hari abavuga ko ndi intera hamwe. Yego. Hari abavuga ko ndi ikigoryi. Hari nabonye avuga ko ngo nsebye ubuyisilamu. Yego. Genda ubutumwa natanga reka wenda mbuhe abayisilamu bwa mbere. Nuko uwo muntu nyine avuga ko ngo ndi muri politiki ngo nsebye ubuyisilamu nkaho abayisilamu bujwe ko bakora politiki. Najya ngumubwira ko Isilamu ikoze donc iyo igitabo cya Qur'ani ni politiki gusa icyuzuyemo. Kuko Qur'ani ifite amategeko ahana, ifite uburyo ubuyobozi uburyo abantu bagomba kuyoborwamo, mbese ifite ingengo zose zigaragaza ko imibereho byose ni politiki. Ikindi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaye umuyobozi yayoboye igihugu cya Madina. Yavuga ko ngo ntago ngo nize ngo sinzi gusoma ngo sinzi no kwandika sinzi niba ari wanyigishije. Ndagira ngo ariko namubwire ko nubwo ibyo byaba ari n'ukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaye umuyobozi w'isi yose kandi ntago yarazi gusoma no kwandika. Rero kuba umuntu yamenya gusoma atamenya gusoma ntago byamubuza gukora politiki. Kandi Qur'ani ntago ibuza politiki. Nibagende muri Qur'ani surati ya 4 isura ya 4 surati Nasayi murongo wa 58 barabona icyo Imana yivuzeho. Bagende muri sura ya 22 surati al-Haji umurongo wa 41 bazenguruke na Qur'ani henshi ivuga ku bijyanye n'imiyoborere ko Isilamu itegeka ubutabera igategeka kandi n'imiyoborere myiza ikwiriye. Rero kujya muri politiki si kibazo. Rero warubuze uti ubundi Bicahaga ni muntu ki? Wenda biribuze ku ntago byoroshye. Uraza kugerageza ariko amateka wavuze ko yakubabaje. Amateka yanjye ni amateka afitanye isano n'igihugu. Amateka ya Bicahaga nyine ubwabyo Bicahaga ni izina niswe n'umubyeyi wanjye, ariko rifite icyo risobanura, rifite icyo risigura mu Kirundi. Rero ni izina nyine rigaragaza amateka yanjye kandi amateka yanjye rwose ajyanye neza n'amateka y'igihugu cyanjye. Nakunze kubabwira ko u Rwanda nk'u Rwanda ari igitekerezo cya politiki, atari inyito nyayo idukwiye.
nagiye nanagaragaza ko ubundi ndi umunyarwanda mu buryo buri identite kubera ko badufashe ku ngufu nyine batwita kandi batugira abanyarwanda barabyemeza no muri Loni birandikwa ariko mu by'ukuri izina u Rwanda abazi amateka yaryo ni izina riteye ikibazo ni izina riteye icyo n'iki nta muntu ushobora kwishimira kwitwa umunyarwanda ngira ngo muri kano karere biragaragara yemwe n'aha ngaha ndi kumva ko ndi umunyarwanda n'ibintu abanyarwanda batekereza ku Burundi bituma ashobora kugira umutekano muke kubera nyine iryo zina gusa ko ndi umunyarwanda aho wagenda hose muri Afurika ukavuga ko uri umunyarwanda iryo zina ni izina ritera ubwoba baraza kugira amakenga bavuga bati ubwo ari umunyarwanda n'umwicanyi ubwo ari umunyarwanda ni iki ugasanga nyine u Rwanda rufite insiguro mbi kandi nyine iyo icyo kintu cyitwa u Rwanda nyine n'isiguro yacyo nyine ni isiguro iteye ubwoba nyine yo kwanda ni ikibazo rero ntatinze muri byinshi amateka yanjye bwite niyo umbajije ni amateka ateye agahinda ikibazo ariko kandi amateka nyine ndimo kandi nzamo kandi niringiye Imana ko ngomba kuyabamo kandi Imana yandindiyemo njyewe nitwa Abdallah Bicahaga nkaba naravutse mu mwaka w'1964 nkaba naravukiye muri komine Kanombe nyine muri segiteri Nyarugunga Sirire ya Nonko nkaba nari nturanye n'uwari umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal akaba ariho nakuriye kugeza n'uyu munsi naje aha ngaha hariho nturuka nyine i Kigali amateka yanjye muri makeya imibereho yanjye niyo ngiyo nkaba nariho nize ntago nize ibishuri byinshi nize amashuri nyine 6 abanza nongeraho 2 y'imyuga ariko nagize amahirwe yo kwigishwa gutekereza ndatekereza ku buryo rero ntekereza ko mfite amashuri menshi amashuri y'ubuzima yo mfite ni menshi kuko nimukurikira amateka yanjye muraza gusanga nyine narize cyane bihagije kuko kwiga ntago ari ugufata mu mutwe ahubwo kwiga nyine ni ugusobanukirwa rero ubuzima bwanjye bwarasobanuriye bituma menya byinshi mu buzima bwanjye kandi mu buzima bw'igihugu cyanjye ubuse ntangire gukira ongera usubire mu kibazo Bicahaga benshi baramumenye umugabo kandi n'umunsi afite amakenga ati Bicahaga none ninde ko avuga ibintu nk'ibi rimwe n'amaho ko amateka yamubabaje yaciye mu buzima bumeze gute kugira ngo no munsi abe yitwa impunzi y'umunyarwanda iri mu Burundi urugendo rwawe n'uruhu nibiki byagukomerekeje reka ntangire neza wenda impamvu natinze ni impamvu imwe hari igihe doko uvuga amateka yawe wenda abantu bakumva ko bagomba kuyagira ibanga bitewe n'uburyo akomeye cyangwa n'uburyo wenda abantu bakwibaza ko yabasebeje ariko njyewe amateka yanjye nishimira kuyavuga kuko niringira Imana nkishimira kuyavuga kugira ngo n'umwuzukuru wanjye azayamenye nkishimira kandi kuyavuga kugira ngo bibe inyigisho no ku bandi njyewe mama ntago yari indaya mama yitwa Mukarunanira Mariam papa akitwa Habifura Thomas ariko hagati aho ngaho reka mvuge ngo Bicahaga Abdallah ni umuntu uri aha ngaha wenda ushobora kugira base babiri ibintu bitabaho icyo kintu urumva ko ni ikintu kitabaho doko umuntu ntashobora kugira base babiri cyuko kimwe n'uko umuntu adashobora kugira ba nyina babiri ariko ngiye ufite ba data babiri mu buhe buryo nibyo ngiye gusobanura
mama Mukarunanira Bernadette na Mariam Yesu abanze kwitwa Bernadette ubundi ni Mariam amaze kuba umusilamu yashatse afite imyaka 14 y'amavuko yarakiri muto cyane ashakana n'umugabo witwaga Musuhuki muri 63 muri 63 ni igihe nyine amateka y'u Rwanda nk'uko bigaragaza nko navuze ko amateka yanjye afite aho ahuriye n'amateka y'u Rwanda hari harimo kuba ibitero binyuranye by'abisinyenzi byaturukaga cyane cyane mu Burundi bikaza mu Rwanda bigamije guhungabanya ubutegetsi bwari buriho bwari bwarahawe ubwoko bw'abahutu bari basanzwe ari abaja n'abacakara babo ngabo nyine babateraga babo banyarwanda hanyuma muri icyo gihe habagaho rero ibitero rimwe na rimwe bakeneza kandi n'ubu barabikoresha babashaga kuza bakica abantu b'abatutsi kugira ngo bagaragaze ko ngo leta iriho y'abahutu irimo kwica abatutsi bajye kubarega nyine muri Loni kandi bagamije none kugira ngo nibica donc abo bahutu bagaragaza ko abahutu biri kwica abatutsi donc nibica abatutsi plutôt bimwe na bimwe n'abahutu nyine noneho birakaze abahutu nabo birare nyine mu batutsi babici bityo nyine umutekano do kubigaragare ko nyine abahutu batashoboye gutegeka arabicanyi bica abatutsi bica gutyo donc nicyo cyari kigamijwe cyo inyenzi inkotanyi zakoraga muri icyo gihe bo ibyo rero nibyo byakozwe mama yari umututsikazi n'uwo yashatse yari umututsi imbere witwaga Musuhuke hanyuma rero Musuhuke ntago bameranye amezi arenze 3 uwo Musuhuke nyine yaje kwicwa kandi mama uko yambwiye ko yishwe mu bo yabonye kuko nawe niyo mpamvu nyine niswe bicahaga nuko na mama yari yaryamishijwe ngo yicwe hanyuma umwe muri bo akavuga ngo uyu ni umugore mu mureke hanyuma ubwo nyine akarokoka gutyo bityo nanjye nkarokoka kuko nari urubuto muri iyo munda ya mama wanjye noneho ubwo nyine umaze kuvuka naje kwitwa bicaga nabyo ndaza kubigeraho ubwo rero nkuko mubyumva mu byukuri navuga ko njyewe mama papa bari abatutsi ariko papa w'amaraso kuko nabwiye ko mfite papa babiri yari umututsi papa w'amaraso nyine wambyaye yari umututsi hanyuma aza kwicwa nkuko mama yabimbwiye nabo yabonyemo ko ari abatutsi harimo muri make bamwishe umugabo agira kabiri doko uwo niwe wa mbere bishe yego ari papa wawe ari we papa wanjye hanyuma bamaze kumwica ubwo noneho mama nyine asigara ari umupfakazi kandi nawe nyine arokotse ari na muto hagati aho ngaho hakaba hari undi mugabo nanone witwaga nyine doko Habifura Thomas umwe wavuga papa wawe we akaba ari umuhutu kandi yari mu ishyaka rya Parimehutu yarafite imbaraga nyine kuri iryo shyaka rya Parimehutu rero muri uyo mishyamirane cyangwa se muri izo mvuruzo 59 akaba hari abantu b'abatutsi yagiriye neza arabakingira ntibabatwikira ntibabica noneho rero mu gihe mama yaramaze kwikirwa umugabo amaze gupfakara ntago byatinze bahise bamushingira nyine Habifura Thomas
nawe wari umaze gutandukana n'umugore bari babyaranye abana 5 noneho mu rwego rwo kumwitura bamushingira mama ndi mu nda ya mama ndi mu nda ya mama ubwo nibwo kuvukira kwa Habifura Thomas mu rugo iwe mvuka ndi umuhutu donc ubwo nyine navukiye donc nuvuga ngo mvuka nyine ndi umuhutu kuko urumva urwo rubuto rutageze mu mezi 2 cyangwa rutarengeje amezi 2 kuko mama ntago ari amezi 3 donc ntago yari amezi 3 kuko bashakanye urumva urubuto rwari donc wenda rwari ukwezi kumwe cyangwa rwari 2 ariko ntago yari rurengeje 3 ntago rwagaragaraga ubwo aho navukiye abantu bazi ko nyine niwe papa kandi nawe yanyemeye nka papa yaranyandikishije ntago mu gihe abandi bana bavukaga ku bagabo bafite abagore 2 cyangwa bashakanye n'abandi bagore ntago bandikwaga ku bagabo bandikwaga mu bitabo by'abagore babo ariko njyewe papa yaranyandikishije nk'umwana we no mu bana be ubwo mba umwana wa 6 mu bana be aranyemera ariko abizi hanyuma ni nawe nyine wanyise Bicahaga izina rya Bicahaga naryiswe na papa w'umuhutu wandeze niwe wanyise Bicahaga ashingiye ko yarazi amateka yanjye yarazi ko nari ngiye gupfa iyo bica mama ubwo arera ati waciye haga waciye ahantu habi ahantu hagoye cyane anyita Bicahaga nuko nguko amateka yanjye mu bwana nkurira rero aho ngaho mu rugo rwe ucukura umuhutu nkura ndi umuhutu ugiha amaraso urumutu numva ndi umuhutu naje kumenya ko nta vindi imwe n'abana ba papa mfite imyaka 23 donc mama ntago yari yarigeze ambwira uko byagenze byabaye ibanga ariko ndabyibuka mu myaka nka 12 papa yaramfashe afata agatebe papa nyine yari umuntu donc wifashije yarakoraga ku kibuga cy'indege Kanombe ndi mu bana bavutse bambara inkweto mu gihe abantu bake bambaraga inkweto ariko kinambaraga inkweto ndibuka ro papa yaramfashe arampamagara tujya ahantu imbere mu rutoki kwirembo nuko gatatebe kabaho yicara hano aranganiriza ati mwana wanje ampa amateka sinzi impamvu nshobora kuba ari njyewe mwana njye nyine yabigiriye sinzi niba hari undi yabigiriye mu bana be sinzi niba no mu bo yabyaye hari uwo yabigiriye ariko njyewe nyine papa yankoreye ibintu bitangaje cyane ndaza kuvuga n'ibindi ati mwana wanjye anganira amateka ambwira uko yashatse mama ambwira ko yashatse mama w'umututsikazi ambwira uko yamushatse ambwira uko yabaye umucakara yacakajwe ambwira uko mu gihe cy'ubuhake yikoreraga itangisi ingunguru itangisi ni igice dogo ni ingunguru ifite ijyamwe amajerekani 10 bakatamo 2 nuvuga ngo yikoraga amajerekani 5 hanyuma hari umuturanyi we witwaga Rubudika yarambwiye ngo we kubera ko yari barafite imbaraga kumurenza we yikoraga ingunguru yose ati twabayeho muri ubwo bucakara ati biza kugera muri adoka mbwira ibyo muri 59 ambwira uko byagenze buryo ingabo z'ibwami zateje akaduruvayo abahutu bakirevorota nabo bakirwanaho ambwira uko byagenze ambwira ko kubera iyo mpamvu nabo yarokoye bene wabona mama ni wabimbwiye hanyuma bakaza kumuha mama nyine kubera iyo neza yabagiriye ariko ntiyampishurira ko nyine atari wambyaye
gusa ambwira gutyo, ambwira byinshi, cyokora amaze kubimbwira byose, turatandukana, ariko dutandukana nibajije byinshi kubera ibyo yambwiye. Ndanavuga ariko manzi papa nawe ari igicucu, kubera kuko ibyo yambwiye numvaga atagombaga kurongora mama, nkurikije ibyo yambwiraga babakoreye n'ibyo nabo bakoze. Donc ibyo byamfashoma, ariko nanone bimpa indi shusho, bimpa no kugira ibyo nitaho. Icyo gihe nari umwana mutoya, ndakura, ndakomeza kwiga, nkorana n'igitekerezo cyo kumva ko abatutsi ari abagome, ntarongora umututsikazi ngewe. Ni nuko byagenze koko, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukundana n'abatutsikazi. Nabo bose bari abahutukazi. Sinzi ukuntu byikoze, hari byije muri ubwo busabe kuko numvaga ari iguruze. Hanyuma nza kuba umusilamu, nje kuba umusilamu muri nawe umusilamu muri 92. Intambara irimo, naranarongoye, naranabyaye, jenoside iri mu kuba. Doko yari taraba, ariko intambara FPR yarateye muri mu kwa 10. Noneho mbaye umusilamu, nigishwa iby'amoko, mpita nikuramo bya bindi narishyizemo, kuko ubusilamu doko nari mu Kristo bangisha ko ngomba kurongora umugore umwe. Mbaye umusilamu menya ko ashobora kurongora abagore babiri, donc urenze umwe. Noneho kandi banyigisha n'uburyo amoko Imana yaremye n'impamvu yaremye, ko atari impamvu yo kurwana n'iki no kwangana. Mpita numva bya bindi nishyizemo ko ngomba kubyikuramo. Mbivamo 94 iragera, ku itariki 6 indege Habyarimana irahanuka. Jenoside iratangira, indege yagiye hanutse nyireba n'amaso yanjye abiri. Saya amateka y'indege ngiye kumwambaje amateka yanjye. Indege tuzagarukaho. Jenoside iratangira, iraba, imaze kuba, irarangira, imaze kurangira. Noneho twongera kwigishwa ko tugomba kurongora abagore b'abapfakazi bari bamaze kurokoka jenoside. Kandi niko mwavyigishijwe, niko twigishwaga mu Bayisilamu nyine, kugira ngo nyine kuko ubundi impamvu yo kurongora abagore 2, 3, 4 ni impamvu yo gukuraho ubwangizi, kubera kuko buri mugabo cyangwa se umugore ni ngombwa ko nyine igitsina cye kihura n'ikindi, kandi bigomba guhura mu buryo bwemewe n'amategeko. Kandi abagore bakunda kuba benshi ku bagabo. Rero umugore utabonye umugabo nta kindi azakora, azasambana. Kandi umugore iyo yatekereje gusambana kugira ngo aterete umugabo amunanire biragoranye, mu gihe umugabo mu gutereta umugore bigorana, ariko umugabo iyo aterese umugore biramworohera. Nta nubwo gutereta umugore biramworohera. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu Imana yavuze, yatanze uburenganzira bwo kugira ngo nta nubwo kurongora abagore 2, 3, 4 ari impuhwe ku bagabo, ahubwo ni impuhwe ku bagore. Kubera kuko kugira ngo nyine wa mugore utarongorwa nawe abone umugabo. No Imana irangiza iyo aya ivuga ngo nta urusha ufite impuhwe kundenza. Donc bigaragara ko nubwo umugore ufite umugabo azababara, ariko umugore ubabara cyane n'utafite umugabo kurenza ufite umugabo. Bityo Imana ivuga iti nta muntu wagira rero impuhwe kugira gute kundenza. Kandi ibyo biranumvikana ko n'ubundi n'abagore turahora n'ababa ari abagore nyine. Donc umugore n'ubundi yanga ko umugabo warongora kuko mufite, ariko iyo atamufite yemera kurongorwa n'umugabo ufite umugore. Iyo ni ikigaragaza ko nabo ubwabo uretse kwikunda ibyo byumvikana. Rero batwigishije bati noneho nimwigishe, donc ni murongore bari abapfakazi, mugire gutya. Kigenda byibuka abana banjye bari barapfuye, ariko umugore wanjye yari atarapfa. Nagenda mubwira ngiye ngomba kurongora undi mugore, ati reka ukiri ngaho nyene. Arabona ko dukurikirana badashaka ko inkuru ibasimba na gatonya. Uvuze ngo abana bari barabishe biwawe.
twamenye igihe bapfiriye n'ingene vyagenze donc njye mvuga reka wenda nkoreho ijambo kubica ariko nkunda kuvuga kubica kubera kuko kubera n'amateka nyine n'ubundi yabaye iwacu kubera kuko hari n'abandi bishwe bo bishwe nyine bishwe gutya nyine bishwe doko banizwe nyine atari no kuraswa wenda kwera amasaha bwo bambaye abaguyeho kubera intambara ahubwo nyine bafashwe nyine bakicwa kandi barundanyijwe atari kuvuga ngo bafashe umwe bamwishije n'umunsi ejo bazafata undi oya babafashe bakabajyana bakabicira rimwe ahantu runaka bakabicira rimwe babizi donc nuvuga ngo iwacu nababwiye ko ngiye mu muryango wanjye hapfemo abantu 33 muri abo 33 rero bose bishwe n'inkotanyi uretse abana banjye nabo shiramo kubera ko nabo bapfuye kubera ubujyahabi kubera ko bishwe no kutavurwa no kuhunga n'imbeho n'iki kubera guhunga bakiri batoya ubwo ronge mbabara kuko iyo FPR itaza gutera intambara bari kuvugwa bagakira donc bari kujya mu buvuzi bakagira gute uretse gusa ko ngiye kumukwemera kwanjye iyo umuntu yapfuye nyine ngomba mbona ko ari impamvu nyine yabayeho ariko mu by'ukuri iyo mpamvu hari uwayiteye yadaterera iyo mpamvu nyine umuntu nk'umuntu nyine abyibaza gutyo ubwo rero niyo mbashyira mu bishwe bityo nkarabishwe n'abana bamwe nkabashyiramo nkabagira 33 abishwe banizwe n'inkotanyi ni 31 kongeraho abana banjye babiri bapfuye kubera nyine uburwayi bagize wenda umusonga kubera imbeho n'iki bakabura n'ubuvuzi cyangwa malaria barwaye hari ryari hari mu mwaka uyuhe 94 bwo bapfuye umwana mukuru w'imfura witwa Asia namuhambye muri stade Amahoro niho narindi niho namuhambye iyi stade Amahoro yitubona iriya mubona niho namuhambye urumva hari mu kwezi kwa 8 nibwo namuhambye mu kwa 7 nibwo namuhambye hanyuma mu kwa 9 muri umuna we Hafisa nawe ndamuhamba we muhamba tumaze gutaha sigarura aho ngaho ana mateka wenda nari narangije nari simbutse sigarura aho ngaho ariko ntago nayasimbutse ngira ngo ndaza kuyageraho hanyuma ubwo nyine batubwira kurongora mbibwira umugore mbibwiye umugore atereka reka nawe ndamubwira ni wowe umugore iyo nza gupfa kandi ko byashobokaga nari mfite imyaka doko iyo muri 94 nari mfite imyaka 30 vuga ufite imyaka 30 ufite 29 urabizi neza ko hari abapfakazi bahari bafite abana 5-6 bari munsi yawe bafite imyaka 24 22 none ngewe iyo mpfa muri ro myaka wari kuzaga imyaka 50 utarashaka umugabo utarakenera umugabo ati waya ngaho rero ribaze noneho bari abatoya mviri mu abandi nawe yabyumvisha bishyira mu gaciro avuga ati ariko koko nibyo arambira ati ngaho rero ati murongore atari kurongora umugore ufite abana benshi ati kuri buryo tuzagabura nyine tukabona isabu nyine n'ibihembo umuntu ahabwa n'Imana iyo yakoze ibyiza okay noneho njyewe mbishyira muri gahunda ko nzabikora ariko bafunga mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 9 95 jenoside yaraheze donc ubwo yarabaye muri 94 irarangira FPR ifata ubutegetsi muri 9 mu kwezi kwa 8 nibwo ku itariki ya mbere nibwo nasohotse muri stade donc mu buhungiro ndagenda mu gihugu gutyo muri mu kwa 9 kuri uwo mwaka umwana wanjye wa kabiri arapfa birazamuka bigera rero mu kwezi kwa mbere ku 95 ku itariki ya 9 nibwo nafashwe ndafungwa nyine bambeshyera jenoside kuri mu bakoze jenoside ko ndi mu bakoze jenoside mais ibyo ntavuze nuko no muri jenoside uko naje kumenya yego ko ndi umututsi nico nashaka nzemwo uko naje kumenya ko ndi umututsi mu myaka 23 narasabaga papa yarakiriho yaratarapfa Thomas narakoraga mu kigo cya leta noneho mukuru wanjye uwo nitaga mukuru wanjye
ntazi ko we atambara nka murumuna we. ukuri we yarakuzi We yarakuze kuko mama mu myaka ye 14 yashatse afite, yego papa yari afite umukobwa wari ufite 12. Nuvuga ngo mama yarushaga imfura ya papa imyaka 2. Noneho uwo muhungu witwa Gakindi yari afite imyaka 10. Donc nuvuga ngo mama yamurushaga imyaka 4. Arabyumva bari mu runganwe. Donc bari mu rungano urumva abo bana bari bazi kandi bashobora kumenya amakuru yose. Bo hanyuma mu myaka 23 yego narasabye nshaka kurongora, nkora mu kigo cya Osir Cafe na mukuru wanje ariho akora kindi njyewe nari narize ibyo kubaka mu kigo cya Kanjenes i Kanombe mu kigo cya gisirikare. Noneho no muri icyo kigo rero ko kazi nakoraga ibigo bya leta bya kera byagiraga donc nubwo byabaga atari ibigo by'ubwatsi ko buri kigo cyagiraga abafundi b'inzego zose bagomba kujya bakora ama reparation y'ibikorwa nyine byo muri urwo ruganda. Donc ibyo nibyo ni urwo rwego nakoragamo. Hanyuma mu Gakindi mu gihe nandi kubaka kugira ngo nzarongore donc nubaka inzu yanjye yari afite ishyamba ngura nawe ibiti byo gusakara inzu yanjye. Noneho ibyo biti abimpa ku ideni, noneho duhembwe ndamwishyura. Icyo gihe nari ntari umusilamu nitwaga Jeanne Pomsel. Jeanne Pomsel yego noneho tumaze duhembwe nari naraye inyweye inzoga. Noneho musi turi guhembwa hamwe nuko kandi ndi muri economy ntashaka gupfusha amafaranga usesagura amahera donc numva ko ntari bwongere ku nzoga. Donc ndamwishyura, amaze kumwishyura we ambwira ko asaba kugira ngo ngende angurire inzoga. Wanjye sinshaka ku nzoga, ati ndakuguha fanta nta kibazo. Turagenda angurira fanta aho ngaho nyine Gikondo, hamwe na mubyara wanjye twabaga mu rugo rumwe twaganize Imana. Donc bo banywa inzoga nanjye ningura fanta ko ntago nari nkeneye ku nzoga. Hanyuma turataha, cyo ngenda n'umufotographe narafotoraga, turataha nifite na pare yanjye, dufite imodoka nyine ku Kanombe kugera iwacu. Turamanuka tugeze iwacu, arambira ati tujye hano heto hari umuturanyi witwaga Nzubahimana, ati ndashaka kuganira nawe. Ati hanyuma niho yanjye ndashaka kujya mu rugo sinshaka inzoga. Tugende ngero muri yongera ikintu cyo kumvira cyane. Araguhata. Arampata kumva kuri mukuru wanjye niki. Ndavuga nta kundi reka ngende kamwemerere. Mukuru uwo mujyana wanjye nawe waga inzoga ariko antyemera ko tujyana. Ariko ati ndashaka uyuguye nyine. Arambye ati yo pareye tugiye pare gihe mu byara wacu uyu nguyu ayitahane kitaza kumeneka. Urumva? Nanjye nkuramo pare ndayimuha nk'urukundo rw'abavukanye. Yego ndayimuha. None nari mfite ibihumbi nka 28 yari amafaranga menshi cyo gihe. Nuva nti oya sinshaka kurya amafaranga kabisa, sinshaka kurya amafaranga kuko shora kugenda yangurira agacupa aranye nkagura nkaryoherwa. Yego ntereka nyamuhe yose. Urumva ayatahane nje sinshaka kurya amafaranga. Hanyuma ubwo ngubwo nyine ya 28 ucura yataha murumuna wanjye kugira ngo mubyara wanjye kugira ngo ntaza kuyonona. Bo noneho manukana nyine na mukuru wanjye, nitaga mukuru wanjye njewe. Bo noneho icyo gihe nyine hari mukuru twanyembaga kuri 25. Noneho ubwo turagiye tugeze kwa Nzubaha nyine nawe yari umuntu wakoraga muri Osir Cafe ariko afite n'akabari mu rugo. Bo turagenda tujya mu rugo iwe dusanga nta nabandi bandi bahari. Twinjira donc agura inzoga turanywa. Ndabyibuka ko yaguze icupa rya kanyanga n'inzoga isanzwe nyine y'ibitoki baravanga. Bo turicara turanywa. Urumva yari njyewe yari we n'umugore wa Nzubaha nyine wari ugomba kudusereva inzoga. Bo noneho muri uko kunywa nibwo
baje donc bimaze kugira nijoro nka saa sita z'ijoro utwara nyine mu mukuru wanjye aza kuvuga ngo ndashaka akabyeri. Hakaba hari umuturanyi wa donc wari uturanye na Nzubaha nawe witwaga Zariyasi wacuruzaga nyine nawe inzoga na byeri we. Noneho bantuma yo kujya kugura byeri nk'umwana mutoya, urumva nari mutoya kuri muri bo. Yego. Ndabwa ni ninjoro ubu bakinze ati genda babwire bakingure. Noneho uko bigenza ndafata amafaranga inote y'igihumbi, ibyeri yaguraga amafaranga 100, icupa rya Primus ryaguraga amafaranga 100. Ndagenda njya kwa Zariyasi ndakomanga. Icyo gihe rero nta matara yari abantu bari bakagize. Ndakomanga, maze gukomanga barakingura idirishya bari baryamye, mbabwira ko bantumye inzoga Primus. Barambwira bati kandi mfite amafaranga inote y'igihumbi murangarurira, ndashaka byeri ebyiri, ndagomba kubishyura amafaranga 200 bakama 800. Nabo bati dore burije ntago turi bubone uko tukugarurira, ati amafaranga urayasiga uzaza kuyatwora ejo. Naye ndabwira nti amafaranga saa yanjye naya mukuru wanjye, ndafungura zibyeri ntimukinge vuba, ndafungurira zibyeri maze kumubaza niba ari bwemere ko asigara mu kazi mu ejo, natabyemera ndaza muyansubize mubasubize byeri zanyu. Bati sawa, muha amafaranga ntwara byeri. Mu kugerayo ndamubwira dore ko bigenze, amafaranga ya 800 nyasizeyo kubera ko ni ninjoro natara kugarura birabagoye, amafaranga uzayabona ejo. Ati nta kibazo, fungura inzoga. Ndafungura byeri ndamuhereza, ati Hanzubaha ndamuha. Ati fungura indi, ndamufungura ndamuhereza, ati nawe somaho ndamuhereza. Reka hasi ndagenda nicara hariya, nawe nicara hano niganira n'umugore wa Nzubaha, nawe bari kuganira. Mu kanya gato Nzubaha aba arasohotse agiye hanze nko kwihagarika, undi yubaka umutwe mu maguru. Hashize umwanya ubwo nange ndi kuganira n'umugore wa Nzuhayimana nyine wo nyirakabari. Numva gakindi aravuze ngo ntibishoboka, ngo amafaranga ngo 1000 ni menshi. Ndamureba nti gakindi ntaga amafaranga 1000 ari waguze byeri yose, ejo uzabona amafaranga 800 yawe gusa, nakubwiye impamvu hari ninjoro ntago bunye ko yagarura. Ngo yangura yazana. Ndayazana se ndaye kurahiye. Ndambwira ngewe nabikubwiye mbere. Noneho okay nta kibazo, nahembwe nanjye mfite amafaranga, nitugira mu rugo ndayaguha nge nzaza kwiyishuriza. Ngo yangura vangaha uyamaye, kandi nyine ntayo nari mfite nayehereje nahe mu rumuna wanjye. Ntekereza ukuntu ambwiye gutyo, noneho nanjye umujinya uhituza, urumva kumbwira ngo simvaho, nibaza cyari bungire kubera ko ntafite amafaranga kandi nabimubwiye. Kandi by'umwihariko ngo Nzubaha nawe nari narentonganye nawe, byo gutongana tutarwanye. Noneho nibaza ibyo ari byo, noneho numpita numva izo nzoga zose zibaye izanjye. Kuko numva ko ndi bumwishyure rwose n'igihumbi cye cyose. Mpita mfata ya byeri ya Nzubaha waruri hanze n'ingo ndayirangiza, mpita mfata na ya yindi yenda y'ingo ndayirangiza. Ndangije ndisohokera, ndagiye ndebe icyo ngira, ndisohokera. Mu kugenda mpambuye na Nzubaha ashaka kwinjira kujya kwa Nzubaha kugira ngo uzamuke, hari uko inzu zaga zigize kujya uyemo usa nkaho umanuka muri cave. Noneho wajya kwiva mugasa nkaho uteye intambwe nyine ujya ku nka escalier. Noneho nteye intambwe gutya nko kuri escalier nkandagiye nka hano, mpora na Nzubaha none usanga nkuhagaze nyine kugira ngo umubererekere atambuke. Nawe ahagarara mu muryango avuga ngo nibiki. Nabwo nti Nzubaha ngende ndashaka kwitahira, dore mukuru wanjye arambwira ngo simva hangaha, kandi jewe namubwiye gutya na gutya, none arambwira ngo simva hanga ngo nta mafaranga. Nabwira tugende mu rugo ndaguha amafaranga yawe nzaza kwiyishuriza. Yabyanze. Ngewe rose nshaka kurwana hangaha, nditahiye ubwo ngubwo ndamuha amafaranga ye, ejo nzaza kugira kwiyishuriza. Nzubaha nawe ngo ntaguva hangaha. Babimbwiye ari babiri. Nange no mukumbwira urumva ko yasaga nka hari hejuru yanjye nge ndi hasi. Noneho ntago mva hangaha.
aza kumfata noneho aje kumfata nanjye ndamufata nsa nk'umusunika tujyana hanze mugejeje hanze donc nari narize ngiye gukubita nari narize icyo bita combat sans arme kuko nakuriye mu gisirikare icyo ntakozeho n'imbunda gusa ariko ibindi byose bikorwa bya gisirikare narabibonaga nigishwe n'abasirikare nigishwe na pra commando abasirikare commando donc nibo banyigishije donc waruzi kwivuna umwanzi nari nzi kwivuna umwanzi donc icyo ntari narafasheho n'imbunda gusa ariko ibindi byo bakoraga byose imigozi banyuragamo nanjye nayinyuragamo ibirago banyuragaho nanjye nabinyuragaho piste banyuragaho nanjye nazinyuragaho barabikoraga tureba gutyo twarangiza natukanyuraho nk'abana ko twigiraga nyine muri icyo kigo noneho ubwo ngubwo nibwo inzu agerageje kunkubita n'umukubita ikofi imwe yikubise hasi umugore wavuze induru ngo nishe umugabo we nanjye ngira ngo ndamwishe koko njya kwihohora ku mugore we mbwira ntago ari njyewe nkana donc njyewe baranyendereza aba bantu arankubise kandi njye ndashaka kwigendera donc mu gusobanurira umugore uko bigenze ndi kumusaba imbabazi ko ntamwishe nkana numva ko yarakubise hasi aguma hasi nyine ntiyabyuka noneho mwisobanuraho Gakinda bayaje aje nawe haraza azankubita namukubita ikofe yikubita hasi noneho nzubaha aba yabyutse nawe azayongera gushaka kurwana mukubita umugeri yikubita hasi Gakindi mu kubyuka yagiye mu nzu ajya kuzana umuhoro ndibaza umuntu mu nzu itariye kuki azanye umuhoro awukuye ariko mu kuzana umuhoro kuko hari ninjoro ngise nabimenye nge nabonye gusa banguye ikintu ndibaza mu mutwe wanjye ese ni umuhoro ese ni inkoni ese ni iki none reka nge suppose ko ari umuhoro kuko ni suppose ko ari inkoni nkayifata mvuga ngo ndafata inkoni shobora gusanga ari umuhoro ukanyera intoki noneho sa nk'umushuka ko nirukansishije umugongo noneho anyatatse ndafirira nkora epa ubwo mbamuguyemo nyine neza mfata akaboko ke mukubita ikofe akaboko karizunguza atera nkutera inkota isonga rye rikubita hano ku gatuza hari doni igikuba mu misi narakibonaga uyute gashobora kuba gasigaye gatoya yo isonga mbese y'umuhoro ikubita ariko ntibyambabaza cyane yego ubwo ngubwo Gakindi abaraje donc ubwo mbamukubise ikofe yikubisa hasi mu kugwanira umuhoro muri ubu nanzu habavuye mu nzu nawe aza nkudukiza afata wa muhoro afasha mu mpamaguruka kuri Gakindi ko natekerezaga ko nawe ashobora guhita antema kubera kurengera mukuru we noneho mbona we yigendeye mu nzu ntago ibyo kurwana ibirimo umuhoro mu nzu nibwo noneho Gakindi nyine nawe kubyuka biramugora donc nibwo nanjye mbizivuga ntirika noneho nigendere ubwo ngubwo ndatashye waje gufungwa gute rero banza tugere aho namenye ko ndumututsi uruba papa ntago arapfa ndagiye donc ubwo nzuba yongeye kubyuka nawe ndogera namukubita noneho Gakindi we yahagurutse agenda niwe wamuje gusohoka mbere noneho nanjye nyuma yabo ndasohoka nsohotse ndavuga ndikande kumukurikira tutagera turwanira mu nzira nyurera hehe ninyurira mu rutoki ndi guteke dahari kwa kige twarwanaga urumva yaravuze ngo umututsi yaranyishe urumva noneho ako kantu rero yumvyo iryo bintu ikintu kiba yagisha muri ngiye umututsi yaramwishe ninde mututsi ngenzi ko ndumuto umututsi yaramwishe ubwo ngunda mbatatashye ndagenda ninjira mu rugo maze kwinjira mu rugo ubundi mu rugo narifite inzu akazu nyine ko hanze ka chambre mbamo nk'umuntu w'umusore utagomba kujya mbyutsa iwacu nakereye mu gasozi donc ntago kanje karaka papa ariko kari ka chambre noneho donc icyo gihe rero kubera ko byari njya kubaza papa sinemeye kujya donc byari bigize nka saa 7 n'igice ako ntago nemeye kujya kuryama ntabaje papa ndiki yarambye cyangwa ntago yambyaye njya gukomangira papa ndakomanga yego papa aritaba ndavuga papa ndagushaka rwose mbabarira ndagushaka arabyuka arakingura iki gihe wakoraga iki kucyumbyutse iki gihe papa ndashaka kukubaza warambyaye cyangwa ntago wambyaye papa ati ibyo kubera iki sha
mpita mubwira nyine ibyo umuhungu we Byabaye. ambwiye Yego. urumva mu gihe nyine umva nyine ntabwo ari kugira icyo ambwira ngo yibajije ibyo Yego. ngibyo nyine Yego. doko mu gihe ati byagenze bite numva uwo gakinze ati anyuze ruguru y'urugo ari kwivugisha nyine avuga ngo nari mwishe urumva ubwo nanjye gutekereza aho muhoro mpita numva ahubwo ko ari we warunyishe ubu ngubwo noneho mpita nanjye mvuga nshaka kujya kumusanga ngo tongere turwane papa arambuza ambujije n'ingendo numvaga papa ubwo nyine ndamwumvira papa nyine ahamagara Gakindi ati byagenze bite nawe nyine amubwira nyine ibyo kugira ubwo arataha ndiryamira ariko buracya nyine turaregana nyine ukuntu kera bumvaga abantu nyine bahamagaye abantu baho ngaho mbabwira uko byagenze turaburana ndabatsinda bamuca nyine inzoga aragura nyine abantu baraho ngaho baranywa birarangira ariko ako kantu k'ubututsi kaguma mu mutwe kaba kaje gutyo ibyo rero byaje gutuma mbaza mama byagenze bite muri iyo myaka rero mama nabo byamugoye kumbwira ko iyo myaka yose atari yarambwiye nibwo yaje kumpa amateka yuko ibintu yagize gute byagenze ariko hagati aho ngaho na mbere kose ubwo amateka tuvuge uyu munsi n'ayanjye na mbere kose uwo mukuru wanjye Gakindi arongora umugore we yaje gutaramira iwanjye iwacu nari umwana mutoya noneho bari bakiri abageni aje gutaramira iwacu aza nko mu masaa munani n'igice yinjira mu rugo aza kwita umugore we mama yari atwite inda ya mushiki wanjye witwa Mukamurara yari hafi kuvuga ko nta kwezi kwashize ngo ivuke noneho aje gukiza areka gukubita umugore we ajya gukubita mama amushyira hasi akajya amukubita donc umugeri mu nda gutya kubera ko ari yabakuze ntabwo yihamije neza donc ubu yakubitagaho nyine bigatirimuka kubera amuboneye hejuru ntikigiye kure ngo akubite donc bigatirimuka ntibikunde mushiki wanjye nyine ari we mushiki we bavukana kuri se na nyina donc ubwo bose niba kuri njyewe nawe yarasabwaga yitwaga Mariya arambwira ati zana inkoni ngiye kuzana inkoni ndayibura nzana mwene w'isekuru kuzana umwene w'isekuru ndazamura njya gukubita narebaga sipitari ya mukuru wanjye ko yibamye ari hejuru ya mama ari kumukubita gutya kugira ngo apfe none ubwenge bwanjye burambwira hamwe n'ubwana bwanjye nyine ninkubita mukuru wanjye umuhini mu mutwe arapfa ndawumanura nifata gutya gutya nk'ugenza mushiki wanjye ariwe mushiki we bavukana ati wakigoryi we barica nyoko urebera arawufata awukubita uwo musaza we mu mugongo niko kumuva hejuru ya mama yirukankana nyine mushiki we umukubise mama nawe aba arokotse atyo urumva yego nabwo haba imanza icyo gihe nibwo papa nawe yaje aho yari ari aje amuhamagaye amubaza impamvu yamutera urugo kurwanira iwe aramukubita aramukomeretsa ajya kwa muganga iyo hano hajemo imanza zigize aho nyine ni naho ibintu byatangiriye nyine kuba ibibazo urumva mbona ukuguru ndakura noneho rero muri makeya se warikira ngo umuntu amatekanyirwa ntago abantu banyubeje yego wagiye gufunga 95 bigenze gute rero gufunga 95 nyine kubera jenoside yari yarabaye nyine nkuko nabikubwiye muri 94 bakuru banjye bakomeje donc nyuma y'uko ngo nyine maze no kurongora bakuru banjye bakomeje kungaragariza urwango ari we Agakindi na Karambizi hanafite bakuru banjye batatu ariko Somana we akamushyitanye Somana yari muto cyane muri bo donc niwe nasaga nkukurikira yego yavutse muri 60 nge mvuga muri 64 ndushaga imyaka 4 noneho abandi bari baravutse imbere ya 50 umwe donc Karambizi yavutse 5 n'umunani bose mva baragusumba muri barasumba noneho ubwo rero abo ngo babangagaje urwango cyane bakajya
bangambanira kunyica ariko Imana ikabamfasha nyine igasanga donc nyine ibyo ngibyo nibyo mbwira ko narokotse inshuro nyinshi cyane kubera kuko donc byonyine kuba ibyo byo kungaragariza ko bamfitiye urwango babingaragarije namaze kugira akabaraga ko kwirwanaho donc iyo baramuka babinkoze ndi umwana mutoya nafite imbaraga bashobora kukoza icyo bashaka ariko bangaragarije urwango maze kugira imbaraga zo kuba nakwirwanaho icyo gihe rero donc bangamira inshuro nyinshi ndwana nabo nkabatsinda kubera ko njye nabyize kandi bari ibisore binduta rwose donc uretse kundota n'ubukuru ariko n'ubunini n'iki byose barabindushaga ariko Imana ikamfasha rwose nkabakubita ubwo rero nibwo muri 94 muri igihe cya jenoside ndege imaze guhanuka nyine hanutse ndi iwacu ariko mu by'ukuri nari narabanje no kwimuka naragiye aho itigishaka kubera ko narabaye umusilamu naragiye gutangayo ubutumwa bw'Imana ariko ndege hamanuka naje gusura mu rugo iwacu mama papa yari yarapfuye muri 90 donc yapfuye mu itariki ya mbere muri 90 donc yapfuye donc itariki ya mbere muri 90 bivuga ngo yarapfuye noneho muri umwaka ndarongora urumva noneho muri 90 ndaramura mu kwa munani muri uwo mwaka donc muri 90 inkotanyi ziratera noneho ubwo ngubwo inkotanyi zimaze ndege yambye manezo kuhanuka ku itariki 6 nari ndi mu rugo nayirebaga ubwo twaje ku itariki ya 8 nibwo twaje kuva aho ngaho doko muri kare gace ka Ndonko duhunga kuko inkotanyi kuri iyo tariki ya 8 zari zafashe Remera yose zirimo no kwicamo n'abantu twamenye ko inkotanyi zirimo kwaza zataka Ndonko abantu baturukayo batubwira bati dore zigeze hano kuri 12 ubwo natwe twese duhungira nyine zandera byo mbona opportunité yo gukomeza ngenda sanga umuryango wanjye narusize igishaka none ubwo narahunganye na mama nyine n'abandi bantu baho ngaho buro bageze ijurwe baje gusubira iyo basubira mu rugo basubiye mu rugo rero nibwo nyine uwo Karambizi umusirikare w'umwajida chef witwaga Ngirukwayo donc wicaga abatutsi nyine nibwo uwo mukuru wanjye kwa Karambizi yagiye kumubwira ngo donc bahanyura icyo gihe badahari bayiriyo ngiyo ngo yaronze ngo ahangaha bari hehe nibwo yavuze ngo umudamu wahangaha ngo ni mama wacu ngo ni umututsikazi ngo yakurikiye ngo umuhungu we ngo w'umututsi urabyumva noneho ubwo ngubwo mbaje kugaruka nyine mama nawe kuticwa byatewe nuko yari yararongowe n'umuhutu yarabanye neza n'abahutu baho ngaho noneho abitwa barubudika donc mbese abantu baho ngaho abahutu badukikije nibo bamukingiye bati nta kibazo afite n'iki byose ubwo rero yabayeho ngaho nyine aba mu nzu ubwo nahavuye ku itariki ya 8 donc nahagarutse kubera ko ngeze igikomero ubwicanyi igikomero donc ku itariki ya 9 kujya 11 hari kuwa mbere nibwo jenoside yakoze ko igikomero yatangiye igikomero donc noneho ku itariki ari kuwa 4 nibwo inkotanyi zafashe igikomero niyo mpamvu buriya donc na hano habaye jenoside yose mu Rwanda intera donc aho bita intera hamwe cyangwa se donc jenoside yagiye hamara igihe gito cyane tujya nk'iwacu aho twavuga ko yagombye guhera kubera ko hariho Imana yahanukiye bakabiriho n'ubwicanyi buhera ariko ku itariki ya 22 bari bahari hafashwe urumva ko donc navuga ko nta n'abantu b'abatutsi bapfiriye iwacu kuko bose bari bahunze n'abapfuye bapfiriye ahandi urumva ubwo ku itariki 14 nibwo nagarutse mu rugo noneho nibwo nahuye na mukuru wanjye witwa Sibomana 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 sinzi donc umuryango wacu yari umuntu donc wagize ingorane zo guhura n'ubukene noneho bagakunda kumufunga kera hari cyo batadutanga imibarate donc imisoro noneho rero agakunda kuyibura kandi nawe yajya kujya mu kabari akarwana bakamufunga
noneho bamufunga ninjye najyaga kumufunguza bakuru batabikoze yigeze no kubera ati nuko ntacyo mfite nakagohaye twarakuranaga cyane Sibomana noneho ubwo twaje guhurira kuri kaburimbo nzanye n'abandi bantu dukanye nyine iyo ngiyo za Gishaka duhunze inkotanyi noneho tuba turavuye arandamutsa urumva nari mpavuye ku itariki ya 8 mpunze nyine inkotanyi zari zigeze kuri 12 ngezeyo nongera guhunga inkotanyi zihageze kuri kuri 14 urumva bo noneho ubwo ngeze iwacu rero nibwo Sibomana tubonanye arambwira ati uraje ndaje uraje abimbwira gatatu arambwira ngo Imana niyo nkuru urumva aho ngaho harimo ikintu aho ngaho uraje ndaje abivuga gatatu ati Imana niyo nkuru wone mukuru wanjye Sibomana sinamenye impamvu abivuze ndakomeza ndagenda ngeze ruguru kumuhaji kwa Saidi yarafite muzamutwaga Hidiment nawe arandamutsa n'abantu twari turi kumwe arambaza icyaha uraje ndaje nawe abivuga gatatu nawe ambwira nka kundi ngo Imana niyo nkuru ubwo ndazamuka njya mu rugo ngeze mu rugo nyine sanga mama yibera mu nzu agashobora gusohoka noneho abandi basiga hanze nyine ninjira mu nzu mva nageze iwacu ninjiye mu nzu njya kuramutsa mama mbonye nyine ararira harize namaze mama urezwa niki mbonye ukurira no kubira iki arambwira ati mukuru wawe Karambizi yagiye kudutanga kwagira ukwayo avuga ngo igihe twari twaragiye ngo nagiye ngo nakurikiye ngo umuhungu wanjye ngo umututsi ati rero ubwuje ati baratwica urumva nange ndamubwira nti rero mama njyewe nibutsa imvugo y'intumwa y'Imana ivuga ngo nubwo abisi yose bakwiteranya ngo bagicyo bagutwara ntacyo bagutwara uretse iby'Imana yakwandikiye ngo kandi nubwo abisi yose bakwiteranya ngo bagire icyo bagukiza ntacyo bagukiza uretse iby'Imana yakwandikiye ndangije ndambwira ariko mama ndagira nkubwira ko njyewe batazambwira ngo uryamapfe njyewe nzarwana ntago nzapfa nkuko barimo kwita abandi yego njyewe ngomba kurwana donc ubwo mugiye gutyo ntese ukansanga abandi hanze noneho muri ko kanyine mukuru wanjye wundi Karambizi nyine wadutanze kwagira kwayaraje abaratubwiye ngo tujye kwiyanzuza nyine ngo kwagira kwayo nge nzamuka nyine niteguye ko ndi burwane bakanyica ndwana batari bunteme noneho turazamuka tugeze nyine aho bita kumunanira nkuranagira ukwayo ariko muri abasirikare babiri umwe Serge Major na Caporal twari dusanzwe tuziranye kuko mbere yuko njya mu kazi ndoko mbona akazi ka leta nigeze kugira akabari bajya bakunda kunywera iwanjye tugasangira na nyuma yuko mbona akazi twakunda guhura tugasangira mbese barabaye inshuti zanjye hanyuma turahura donc bo bari basanzwe banze ariko gira kwayo tutaziranye duturanye ariko tutaziranye baramumbwiye ko ndumututsi andebonye andebana nabi nyine ku buryo bugaragara ko ari nabi nyine umuntu nyine donc ubonye umuntu wabwiweho ariko abandi nyine bandamutsa nk'abantu nyine tuziranye twaganiriye nabo n'abasirikare muri Serge Major undi ni Caporal noneho turaganira noneho mbabwira nyine n'amakuru y'inkotanyi yaho zigeze zitwirukankana noneho ubugira ukwayo ntago yemeye ko namukora mu ntoki yahise ambwira ngo aba bantu ngo nimbabwiye ngo ntabashaka aho ngaho ngo nibasubire iyo bavuye nanjye ndambwira ntigira ukwayo ntago navuze gira ukwayo navuze ajda chef aba bantu bavuye hariya bahunga inkotanyi zirimo kubarasa none uragira ngo abasubire zibice se barimo guhunga ntago bari gusubirayo ahubwo barakomeza bagende no barabatutse ariko oya barabahutu ndagira nkubwire ko nawe mukanya uraza guhunga mubwira gutyo urumva ubwo ngiye yaramaze kuneka ngo ngiye ngo ndarane ngo ndari rondo n'abandi ngo noneho ngo bo basubireyo maze kumubwira gutyo kandi abona ko ntafite ubwoba arambwira ngo noneho ngo urarane nabo ngo ubwikiza kuba niwo tukibaza nange ndavuga ntingeza amahirwe ndaza kwisinzirira irondo ryanyu ntaryo njyaho nyine urumva narinze ko ntacyo bari buvugire nyine kuko bari abantu yego ubu ngubwo nyine
ndaryama ntabwo bagize icyo bantwara Yego. aho ngaho nageze kuri 14 donc na gatanu 15 ku itariki 21 inkotanyi zari zifashe aho ngaho iwacu nabwo turongera turahunga urumva ubwo rero wambazaga uti waje gufungwa ute ubwo rero nyine nyuma yuko duhunze nyine inkotanyi zigafata igihugu ku itariki ya aho ni nyuma ya jenoside donc ubwo nyine zafashe muri 1994 mu kwezi kwa karindwi bashyizeho guverinema ku itariki mu kwa karindwi ku itariki 19 ku itariki ya mbere tuvuye mu buhungiro nkambi zose zasenyutse ngo mahoro yagarutse turatashye turagiye ndetse ariko mu by'ukuri ntabwo yari yagarutse kuko n'ubundi abantu bari barimo gupfa inkotanyi zari zirimo kwica abantu hanyuma njye ntabwo nese njye i Kanombe nabanje kwibera aho ngaho hafi ya stade aho ngaho naje kujya i Kanombe nyuma kugira ngo ndebe niba hari abantu bahageze mu kugerayo nsanga nyine mama yarahageze ariko nsanga abandi bantu ntabwo barahagera hanyuma nibwo nagarutse rero gufata ibintu n'umugore gusubira nyine Kanombe kuko nabonaga mama ahari iwacu iwanjye hanyuma ndagenda mbayo rero muri kwa munani kose nagezeyo kwa munani kujya gushyira ndagenda mbayo donc uwo mwaka wose nyine kwa 9 kwa 12 kwa mbere ku itariki ya 9 nibwo nafashwe fatwa n'umuntu usirikare nyine yitwaga TZD urusanzwe nyine afata abantu nyine anabica ubwo ngubwo ndabyibuka nari najyanye umugore wanjye iremera ku isoko nari naraguze akagare najyanyeyo ibiro bigera kuri 61 noneho ndabishesha noneho urumva hari kubera n'intambara ibintu byacu byose byari byarangiritse nta n'intebe nari nkigira mu nzu n'imyenda ntayo twari tukigira ubwo nari nagiye kugurira umudamu igitenge imyambaro ndagenda mugurira imyambaro noneho mfata igare shyiraho ubufu nari nashesheje ibiro 31 biba bisigayeyo kuko nagomba gusubirayo noneho umugore ikote nari mfite mubwira tega imodoka ngendagiye no utahe nange ndagiye njyanye ifu ndagaruka yego wowe nyunga igare ndazamuka ku kibuga cy'indege ndamanuka ngeze ku Gasaraba nyine ndakuntumuka nyine njya mu rugo kumbi hari inama iri gukorwa doko sinema baje kumfata ariko ngewe sinahabari ntago nari nzi ko ariko nafatira kuko nge ndi wa muntu utayigeze nyine doko ugaragara ko nagize n'ubwoba bwo kuba nafata n'impiri ngo ngendane n'abicaye kuko ikintu narwanyaga ho muri jenoside natinyitse kubwira abantu bica abantu mwebwe muri ibigoryi murica abantu kubera uko bavutse gusa urumva bari abana iminja bari abakecuru icyo bakoze urumva ibyo hari abantu nabibwiye ibyo by'abantu barabizi ntabwo ngiye kurwanira agateka kazina umuntu ari none ahangaha sin'inkotanyi mbonera siniki kuva na kera ibintu narabirwaniraga nabwiye abantu ko kuva na kera ndi umwana mutoya iyo nabonaga abana barwana narengeraga uwarenganijwe doko ni ibintu bimbamo rero kurwanira ukuri no kurenge doko agateka ka muntu ni ibintu doko binyaritse mu maraso ubwo ngoro naramanutse doko naramanutse noneho mu kumanuka mu gahanda doko ahantu hamanuka numva mbese hariho umunyenga w'igare urumva numva ko gukomeza kumanuka nkaza kuzamuka aho bita kwa Saidi ariko mu kumanuka riruka ku igare ndagutekereza ko mpetse kuzamuka biza kumvuna usunika igare none avuga oya reka mpite manukira ahangaha urumva ngere mu doko mu tubira tw'icyaro noneho ngere mu rugo ntavuye ku igare mfata feri mu buryo burisikoma noneho ndikata nyine ryihutaga muri kurikatana kandi rihetse riranzunguza nyine riranyumbisha nk'umuntu ushaka kubita hasi noneho ubwo ngubwo ku mugabo rero witwaga doko bari mu mbuga y'umugabo witwaga Charles urumva ariho bari Pascal niho bari ku irembo ryabo noneho bambonye ndi kuyumbayumba bavuze induru bamanika amaboko basa nk'abamagarika abaje kumfata nyine n'abangambana
kumfata harimo Karamaga harimo n'abandi bantu nyine no bantanze noneho njyewe maze gushyira igare ku murongo ritakingushije ngira ngo nyine bamanitse kubera ko naringuye nanjye manika akaboko mbasohoza mukomere ndakomeza ndigenda ntabwo nari nzi ko barimo kugira gute ko barimo kumpagarika iyo nza kugenda neza bari kumpagarika nkora ko hagarara bakananura ntageze mu rugo ariko icyo gihe narakomeza ndigendera ndagenda ngera mu rugo ngeze mu rugo ndagenda nkumva ku igare none mvuye ku igare rero nyine nahahiraga urugo rwanjye n'urwa mama kuko mama yari umupfakazi doko narimba twatekeraga hamwe n'inzu yanjye ifatanye n'iyiwacu ibyo nabyo papa nabyo nari mateka papa ambwira ngo nubaka aho ngaho yarabwira ngo ubaka aha ngaha uzarinde nyoko mu gihe mu by'ukuri aho nkunda aho yari yarampaye umugabane hari kure yaho nubatse urumva ariko mu gihe ngiye kubaka arambwira tubaka aha ngaha kugira ngo uzarinde nyoko urumva amateka yanjye ni menshi ajya gupfa hari byinshi cyane yapfuye andeba mu maso ibyo ntabwo nabigize n'amateka ni maremare ubwo ngubwo naje kumanuka ngera mu rugo ngeze mu rugo ko nari ngambiye gusubirayo mama ahita ngaburira nanga kujya kuri mu nzu nicara kuri fondation donc fondation donc ari nyine tubaka inzu nyine twayishyiraho amabuye donc hejuru y'amabuye nyine bashyiraho fondation donc isima noneho nkije uriyo kujya muri saro nikira aho ngaho kuri iyo fondation ndarya ngambire kugira gufata igare ngo subire gutura bya 31 ni naho hari akazi kanjye niho nakoreraga rero ndi mugende kurya nibwo umugabo umusirikare witwa Gatizete yaje mu rugo mbona arinjiye araza arasuhuza asanga ndi kurya mu karibu ati yirya nta kibazo urumva twaranganiriza nyine bafite amayeri menshi cyane nkaho nta kibazo aranganiriza maze kunganiriza ubwo ndangije kurya ndakaraba arambwira ati ngwino nkubwire njyana nyine haruguru y'urugo doko y'inzu yacu urumva ubwo abasirikari bari batandatu ko bari babwiye bari Karamaga nyine bambubwiye ko bari babwiye ko ngo ndi umuntu ndindwanyi no kubazana abasirikari benshi batandatu bafite ibibunda bikomeye cyane bya jetruwa binini cyane noneho baraza arambaza ngo ambaza nyine kuri bakuru banjye bakuru banjye barabishe bose urumva babandi urumva barabishe bose donc ku buryo donc na bene wacu nyine kubera ko mama ari umututsikazi urumva baje kumukeka ngo niwe wabatanze funguwe nibwo babimbwiye urumva ndavuga nti mwebwe mwikwikibeshyera mama wenda aho kugira ngo mubeshyere mama ninjye mwabeshyera kuko njyewe byashoboka ko nari kubatanga abo babiri kuko Karambizi na Sibomana bo aho bapfiriye ku Giporoso nanjye mpari ntabwo bafashe ndeba n'abanyamakuru yo bamaze kubica ariko by'ubuzi ngena ndi ku Giporoso kandi nabo niho bari rero uwashoboraga kuba yabikora ni njyewe kurusha mama kuko mama ntiyari ahari ariko njye sinari impari noneho imiryango yabo abo babiri nibo bishwe ariko Gakindi n'abagore ba Karambizi niwe Sibomana n'abana babo n'abagakindi bose urumva babarundiye hamwe babajyana ikami babakuye Indera mu nkambi y'Indera mu genge nari ndi muri stade bajya kubicira ikami ayo namakuru nabwiwe n'abantu bari kumwe nabo Indera biwacu nabo barokotse urabyumva nibo bamaye amakuru abo bose bicwa nande bicwaga n'inkotanyi inkotanyi zero zifata abantu nyine zikabatwara zikajya kubica urumva ubwo ngubwo rero nibwo nyine ku tariki ya 9 mu kwa mbere donc nibwo uwo mugabo nyine yazaga akanganiriza akambaza nyine bakuru banjye abo ngabo ngo se ngo bishe abantu njye nta muntu nabonye bishe ariko hari amakuru ambwira ko hari abishe abantu nk'uwo Karambizi bari bambwiye ko yarakese umugabo ufite wanjye yitwaga Kamari urumva ayo niyo makuru nzi kuri Karambizi gusa nta Gakindi sinzi bye nta muntu nzi yishe ariko ayo makuru nzi ni kuri uwo nguwo
atambwira ngo tugende ngo hari njya gusobanura ngo uragaruka kubera ko nari nzi ko abagiye batagaruka arabwira ngo ntaho njya ndamwangira ntaho njya kiretse niba uzanye urupapuro rwanditse ukasi impamagara akaba ariyo nitaba ariko ntabwo njyana noneho arambwira ngo nta kibazo ngo ndayikwereka ngo tugende ngo nta kibazo noneho reka noge nimara koga urayinyereka tugende arandika rwose ndagenda afata amazi njya muri dushe nkuramo imyenda nambaye ndoga ndagenda nambara amatreningi na sandari ndangije ndamubwira tugende ngaho nyereka tugende aho yo kugira ngo anyereke igipapuro ahubwo ahamagara abasirikare babandi ntabonaga bagosuruka ndareba ndavuga ntizi ngegera ninshaka kurwana narabarebaga nkabona narwana nabo nkabacika kuko nabonaga uburyo nasimbukira umwe muri bo urumva nkateza desordre noneho nkirukanka barafite ibibunda binini ku buryo kumbona kubirashisha byari kubago kira cyaje turore kivuga kidakiremereye cyane kandi bari abantu bafite ibiro bito cyane abandi kugira ngo abantu barya bandase birabasaba kuryama ntabwo ari buhagarare gutyo ngo ayipeze handase noneho kandi ni musina no nkumva ko ndi bugende nk'abashika n'abandi nimbikora barica umuryango wanjye ndavuga rero nika mu rwego rwo kurengera umuryango wanjye reka nemere ngende ubwo nibwo nazamutse nemeye nyine ndajyamo nyine bamwe bajya imbere abandi bajya inyuma ndagenda ubwo njya hagati batata imbere abandi batata inyuma n'uwo nguwo nyine shefu wabo undi ruhande turimo kugendana tudusa nkaho turi kumwe noneho mu kugenda rero turi hafi kugera ku mugabo witwa Ntirikwendera nibwo nahuje guhura n'umugore wanjye nyine yari afite rya kote ryanjye gishashi hano yaragishika ndabwo ariko yaramagishika aramuze ngo bakujyanye hehe ababwira jewe nyine baranjyanye nyine ubwo barankora ibyo bakorera abandi urumva nicyo kora muri iryo kote igihe bataranyica ne kuzicwa niki nimbeho amikote baragenda ariko ndaramubwira nti noneho rya gare ryanjye genda ubwire utwa Kamari Ahmed yari imamu wacu aze aritware ubwo yahise yirukanka nyine rigenda abwira Kamari nawe yahise aza yirukanka asanga barancuriye tugeze aho kwa nkuru nziza noneho azavuga ngo mumujyanye he nuko mbese shaka nk'umuntu ushaka kurwana ngo tugende ngo urabona aho bamujyanye ngo nawe remera ko ngo tugende ndareba ndabona izi ngegera ziratwica twese nawe yanti Kamari nisubirireyo asubirayo niwe agiye afata igara rijyana amaze kuritwara babandi bantanze baraje barayikorera barayitwara ntago mu rugo bayiriye bayitwara ubwo naragiye nafunzwe nabaye mu kigo cya gisirikare Ikanombe hahandi nize doko nafungiyeyo iminsi 42 bagufungiye nyene iminsi 42 nayimazemo iwanjye umugore mama nta muntu numwe uzi ahondi umunsi navagayo kuri umunsi 42 nkajyanwa ahari station ya gendarmerie hafi ya stade Amahoro niwe nahasanze umuhungu wari yanjye yitwaga Kayitana nsanga yicaye aho ngaho ndamaze biwe ko waje hano ngo hari byo naje kwakora kumbi yaje kumbeshyera urumva ndagenda bashyira mu kasho naho nahamaze iminsi 16 mbere yo donc ubwo baje kumbaza nyine ko donc imibereho yanjye nibwo bambeshye donc numvishe nyine bavuga ko ngo nishe umukecuru witwa Nyararuvara bavuga ko namufatanyije ngo na Haji Saidi Rwagasana kandi mu by'ukuri ntago umukecuru yapfuye mpari noneho biramambo Rwagasana Saidi we yarahari yarabibonye si wamwishe ariko byibuze barabibonye ko bamwishe uburyo bamwishe noneho kandi noneho wo ntiyafunzwe urumva donc kuri dossier yanjye yarariho ariko we ntago bamufunze urumva noneho ubwo ngubwo ngenda fungwa ariko nyine maze gufungwa muri prison centrale nyine amakuru ndayatanga nyabwira uyu mugore wanjye doko bigera mu gihe cya gacaca urumva bahamagaye Saidi niwe wa mbere wabajije icyo ngewe nzira kuko we yahise avuga abishe Nyiraruvara abaribo Bicahaga ntago yari ahari arazira iki ko Bicahaga atigeze agaragara muri ibintu by'ubucucu byo kucya abantu urumva noneho n'abantu nyine
donc ubwo aho naje kujya mu nkiko gacaca urumva nibwo abantu biwacu b'abatutsi nibo bamvugiye banavuga ko nari kuri liste y'abantu bagomba kuzicwa nyuma y'abandi kuko nyine aho ngaho hari abantu b'abatutsi bari bagihari ariko batishwe wenda kubera ko bafite abagabo b'abahutu cyangwa se nk'umututsi witwa Kamana hari na Kamana wari uhari yari umututsi we hariho n'umugore hari n'umututsi we twa Karegeya urumva abo bose bari abatutsi abo bishwe n'inkotanyi kandi ari abatutsi bishwe n'inkotanyi urumva zimaze gufata nibo babishe kandi interahamwe abo bita interahamwe abangaba bamvuga ngo ndi interahamwe ntago zabishe ariko inkotanyi bo zarabishe kandi zabishe ari iki ari abatutsi arabyumvikana yego mbese muri makeya navuga ko amateka yanjye ntago navuga ngo yarangize yes birumvikana yuko waciye mu buzima bunininya mu buzima bugoye ndetse uca no mu bikomeye kwicigwa abavyeyi imiryango abagukikuje ukabona ingene bapfa ariko twahera mu 1994 habaye genocide mu 1994 mu mpera genocide iramarira irahera ariko abiswe ko bakoze genocide so bafashe igihugu mu nyuma inkotanyi zaje zifata igihugu mu nyuma nawe uramara urafungwa muri ivyo bihe byose ubuzima bwose wabayemwo ibintu byose bibabaje wabayemwo uno munsi ni ryari vyageze aho utangura kwitwa intera hamwe amakandi no munsi uza guhunga bo nyine kwitwa intera hamwe navuga ko natangiye nyine kubyitwa uwo munsi nafatwa ku tariki 9 kuko bamfataga nyine bambeshyera ko nisha abantu ariko abafatishije bo bari babizi ko ntisha abantu urebye ahubwo ngena navuga ko bo bari bananzi neza tuje nka Karamaga ayo mateka yarayazi neza kuko Karamaga yarazi amateka ya mama wanjye azi n'amateka yanjye ko ari umuntu mukuru yarazi icyo ndicyo desha ngisinzi ikintu cyatumye nyine bantanga kugira ngo banyice bon ariko nako sino kugira ngo banyice urebye byankorerwaga kuko ndibuka ko ndi mu kigo i Kanombe hari cyo bambaje nyine ku mibereho yanjye babwira ubuzima bwanjye bambaza rero kuri marume ndabwira ngo marume yitwaga Rudenega ndabwira yarapfuye bon yishwe n'iki ndabwira nti nyine ko numvaga ndavuga ngo yishwe kubera Imana urumva yapfuye kubera Imana ngo nibwo bankubise donc nagira ngo babwire ngo mu by'ukuri ngewe donc hari navuga ngo ni ngenyine wafashwe muri ibyo bihe agafungwa muri centrale muri akamara icyo gihe cyose akarinda akajya atemeye ko yisha abantu kuko abantu bose bafatwaga muri icyo gihe bagombaga kwibeshyera ko bisha abantu kugira ngo bagombaga kwibeshyera ko bisha abantu kugira ngo babeho kuko umuntu wapfaga kubera ko yisha abantu ni umuntu wenda yabaga yafashwe n'abantu batuye muri ako gace koko abantu bo barapfuye koko bafite umujinya bakabikora mu buryo bwo kwihorera ariko wafatwaga n'inkotanyi zidafite aho zihuriye n'abantu bo muri ako gace kanyu urumva ukababwira ko wishe abantu 100 baraguhembaga barakugaburiraga neza batora umugabo kuko washikanye umugambi bo bari bashaka abantu bose barwaye igituntu baziritse ingoyi kuko abantu bose bavuye muri 1994 baziritswe ingoyi bica haga dore nange naziritswe ingoyi kubera akanya gato cyane ko rego shambo navuze do kubona umugambi wanjye nkuko byari bisanzwe nuvuga nta muntu uzanyica gutyo gusa abanjewe ewana nubwo mfunze ariko uzaza ninjoro nuvuga ko nibaza kunyica bazaza kunyica ninjoro jewe nzarwana do nagira ngo nyine bazanyica ariko ngo nibandashe batanyisha uko babishaka batangwitse inyondo cyangwa iki noneho ndabanjewe ntabwo nzemera ko banzirika noneho umunsi wo kugira ngo rero Imana indengere bagiye kubariza ahantu mu nzu y'umwajida shefu witwaga Ndamage ko ni mu kigo n'ishuri nabagamo yakoreragamo hari yari inzu nini dofite igisaro kinini donc hari niba mu cyumba kimwe ibi hari ibindi donc saro yuzuye nk'abasirikare nka 500 donc bari guhembwa
noneho aho narindi bari kuhambariza donc hari undi mugabo wo muri Etena no sinzi niba ko babita no yamfite nyine umunyu twamufite inyenyeri ebyiri twabitaga bari Etena yego noneho ari donc nabazwaga n'umusirija major ariko aho muri Etena uri ruhande noneho hari ibyo yambashije bambaje nyine mbabwira gutyo noneho ndabwira nti ibyishiko bira ngo ankubita ku kiganza ngo abantu bose bapfuye kubera Imana noneho ndamubaza wowe uri kumbaza uri umusirikare nanjye nabaye muri kino gihugu muri iki gihugu nabayemo aho narindi abantu barapfuye ndasigara nawe mu gisirikare hari abo mwari kumwe bapfuye urasigara kuba warasigaye nanjye nkasigara ni kubera Imana s'ubushobozi bwacu kuba abapfuye barapfuye subuswa bagize ni kubw'Imana nicyo mpamvu ngira ngo iki kigabo ko kizi kuvugara hatamwe avuga ngo ni ndyame banziriki anziriki ntekereza abantu barangwa n'uburyo nifuza ngo nzarwana kuko ngiye kurwana n'abantu ntabwo byari ikibazo nari mbizi kuko nari nzi ko mbasanze rume nari nshoye kuba narwana n'abantu batandatu nta kandi donc rwose ntago nari mbizi pe nari mbizi n'imbaraga nari nzifite ariko ndavuga abantu 500 urumva donc sinababaze ariko nyine bari benshi yego wenda bari n'ijana ntago bari bagize kuri 500 ariko nyine umva nyine abantu bari benshi donc nta hantu nyine nanyura muri abo bantu ntago nabanyuramo tu umutima nabwo none zingegera zigiye kunyica uko zishaka ndaryamye urumva baranziritse urumva igitangaje uwo nguwo wategetse ngo banzirike uwo musirija majoro yaje kunzika cyaka kuzikana n'ubugome urumva none uwo nguwo utegetse ngo banzirike avuga ngo muzirike gake kandi ari utegetse ngo banzirike iyo ni yamana yego urumva ni kwa guca haga urumva ngo muzirike gake urumva nange ndigagasa nyine kugira ngo bategeza kure nyine yego nkababara cyane aranzirika nyine birangiye nyine nta kintu kindi bongeye kumbaza baransohoye nyine banjyana muri kasho ndagenda mbamo hashize kanya nyine umva umugozi urandiye abana ashaka kwituma kugira ngo nyine ndebe ko bawurekura wenda yibaza ko niba nawurekura kuko nari mzirikiye inyuma arumva nta kuntu nari gukora nk'ipantaro batandekuye ndarekana ndashaka kujya kwituma barandekura ndagenda sinabishakaga mu by'ukuri nagira gusa bandekure nyine uworoherwa noroherwa agenda nsa nk'uwituma nyine ntarimo kwituma bandekuye kugira ngo noroherwe mvamo ndagaruka nyine ngeze imbere ya kasho atizana nongere nkuzirike ese uranzirikira iki ati nese ko bakuziritse uragira ngo mbigenze gute rero wowe unzirike gake urumva aranzirika koko bitaye nka kwa kundi aduharaho gatoya harize akanya ndongera ndumva birandiye nsubirayo donc mbese byageze ku mugoroba banziritse donc ngiye kunyara nk'ishure 5 kugira ngo nyine ndohokerwe ubwo rero nicyo cyaka kuvuga ahangaha donc aho ngaho twari turi ni njyewe nyine n'umuhungu twari turi kumwe urumva donc tutigeze tubamenase ahantu ubundi twumvaga imirogo ivuga tukumva urumva umuntu rimwe gusa ngo ubwo babaga bagize gute bamukubise ikintu urabyumva ubwo habaga abandi nyine bafunzwe hirya no hino donc ngo ngeze rero muri gereza ngeze muri gereza nibwo naje kubona amakuru urumva none mbona bo baziritse bo babyimbye n'ibi ngibi donc ibyo byarabyimbye donc bose bagiye bambwe kugira ngo baturekure twagomba kuba twemeye ko bitwisha abantu urumva nta muntu uri ahangaha utaremeye ko yisha abantu kugira ngo bamurekure kuko bafataga abantu uvuze ko batisha abantu bakamuca imbere yabo abasigaye bose bakemera ko bisha abantu yes tunyaruka no mu gusozera iganiro cyacu cuno munsi uno munsi witwa impunzi iri mu Burundi y'umunyarwanda kuva iyo myaka yose uturatuzwa gushika no munsi byagenze gute kugira ngo no munsi kugeza no munsi ubwituratuzwa mu gihe wumva yuko we wari umwere atacaha wari wakoze atabwicanyi wigeze ukora no munsi style kabukiriko turatuzwa nuko urumva ndarafunguwe nyine nyuma y'imyaka 10 wafunzwe ico gihe byo wafunzwe imyaka 10
wagiye gufungurwa mu 2004 na gatanu. Nanone igitangaje nafunguwe ku itariki 18 z'ukwa mbere. Naravajwe ku itariki 9 z'ukwa mbere, ariko urupapuro rwafunguye rwa Gacaca rwarwa doko bari barwanditse ku itariki 9 umunsi nafungiweho. Imyaka 10 rumanye. Ndafungurwa nyuma rero yo gufungurwa nyine mba mu gihugu bisanzwe. Naje no gusaba ibyangombwa mu gihugu njya Uganda, mba Uganda imyaka 2. Nza kugarukana none 2010. Okay. Naje kugaruka 2010, namaze imyaka 2. Mbo hanyuma mba mu gihugu bisanzwe, ariko nyine ngiye sinkunda karengano. Ubwo nyine nakomeje kubona uko igihugu gikora, uko batesa abantu, uko bagira gute, nayo mateka yose nkoraniramo. Byabaye ngo ko nifuza gutanga amateka yanjye. Nibwo rero nasabye abantu benshi ko natanga ubuhamya bw'ibyo nabonye by'indege, cyane cyane y'umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal ko yahanutse, kubera kuko Tito Rutaremara yaramaze iminsi amaze kubeshya urubyiruko abantu ko ngo abahutu banga abatutsi, nshaka kumunyomoza ngaragaza ko mama w'umututsikazi yarutswe n'umuhutukazi na Pluto n'umuhutu, kandi ngaragaza ko nyine n'uwo muhutu yamfashe neza. Urumva, kandi azi ko ntari uwe. None nerekana n'abandi bantu bagiye babana, abagore bagiye bashakana n'abahutu, ngaragaza nanone ko hari abatutsi muri 1994 barukuwe n'abahutu, ngaragaza ko abahutu bose batisha abantu muri 1994. Noneho nicyo cyabaye impamvu, ariko shaka no kugaragaza ukuri kw'indege ya Habyarimana Juvenal ko mu by'ukuri bari raporo umutsinzi yari yarabeshye ko abahanuye indege ari abasirikare ba Habyarimana Juvenal ngo bagamije gukora genocide ngo yakorewe abatutsi. Ngaragaje kugaragaza icyo kinyoma ko atari cyo, mvuga ngo ahubwo icyo kinyoma kiremeza ko ari bo babikoze, kubera kuko kuvuga aho indege yarasiwe ntabwo byari kuba ikibazo. Kuhimba ko yarasiwe ahantu itarasiwe, abantu bose bazi ko yarasiwe aho bita 19 hafi y'ikibaya cya Masaka. Ntago byose ni ibintu bizwi. Kuba rero wavuga ngo noneho yarasiwe mu kigo cy'Ikanombe ubeshya, biragaragaza ko ari uburari murimo kuyobya, ahubwo hari ibyo muri gutinya ko bigaragara mwebwe mwakoze. Rero njyewe nari nzi ngo indege yarasiwe ahangaha, nubwo uwarashe indege ntamubonye n'amaso yanjye, ariko nkurikije ibyabaye by'Ababiligi n'imodoka wagiyeyo n'abasirikare nuko bagiyeyo, noneho n'amakuru naje kubona nyuma ko hari abandi basirikare benshi b'Ababiligi, nkurikije na situation yari ihari aho ngaho mu mujyi wa Kigali, ko n'ubundi Loni ariyo yari isanzwe ikontorora umujyi wa Kigali n'ikibuga cy'indege. Donc usanga ko nyine ari abo basirikare b'Ababiligi bayirashe, kandi n'umusirikare wari ushinzwe abasirikare b'Ababiligi, wari uyoboye abasirikare b'Ababiligi niwe yavuze ko hari itsinda ry'abasirikare be yabuze muri icyo gihe iyo ndege yaraswaga atazi iyo bari bagiye. Rero byumvikane ko nta handi bari bagiye gukora icyo gikorwa. Yes, ibijanye n'ingene bamanuye indege Habyarimana ndetse byagiriyemo n'aho hoza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira, tuzibigeraho mu nkuru yo hanyuma gura kumbe cyo kuvyinjiramo neza, twumva umugambi mbega bari bagamije iki, amambega inyuma yaho ivyo bari barateguye vyarakunze. Kanda gushime cyane kugiye gutwaza kuno munsi, nibaza ko ari benshi bagize ivyo bigako mu bijanye n'urugendo, mu bijanye n'intambamyo yagiye urahura nazo, ariko kandi no mu mateka benshi nibaza ko ari inyigisho nyinshi bagiye barakuramo mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bagiye baracamo. Ndagushimiye cyane. Yes, merci beaucoup. Wose adukurikiranye yari African TV, yari Bicahaga, mwumvise byinshi yagera avuga hano onya. Ukeneye kumushigikira, ukeneye kumufasha mu buryo butandukanye, uyu unya hano onya murashaka kumushigikira mu buzima busanzwe ndetse no mu bindi arakazi canke ibindi. Asante sana.